umugisha w'Imana, amahoro y'Imana, gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Lionel. Uyu munsi wa none turamwakiye kuri kamera. Uraho neza mubyeyi? Muracyabaho? Turaho, turi hano turashima Imana. Ngiye kuvuga ngo turaho aho nicaye imbere ya kamera. Burari igihe Kinyarwanda kigorana umuntu kamaze uraho neza. Ndaho ndashima Imana. Ndaho ahuri ndashima, niho ndi gushimira Imana. Kandi oya ndi hano ahubwo ndi gushima Imana. Umuntu uri muri mu majyepfo Muhanga ahamagaye umuntu uri muri Kigali, undi akamusubije ati uraho neza aho nyine. Yego ndaha ndashima Imana. Cyatwa iri konferatasiyo. Ibyo ngibyo abarozi bajya babikoreramo baduhereza ibintu. Wavuga ngo yego ukabura byakiriye. Kandi yakubwira ati muraho, utumusubiza uti muraho, subirana ibyawe. Imusubije ngo muraho bumushubije. Ariko ndavuga ku bana b'Imana, ngiye ntabwo ndi kuvuga ku bana. Nabo basigaye baroga. Ariko abantu b'Imana nibo basigaye baroga. Abana b'Imana ntibaroga. Abantu b'Imana nibo. Abantu b'Imana. Nshimye abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara ibamo abadiaspora mwese mpere ku murongo. I Burundi, Buganda, Tanzania, Congo, hakurya no hakurya kugenda ukagera muri za Kenya, ukazamuka Somalia, ukazamuka Ethiopia, ugatambika Egiputa, ukagenda ukagera za Mogadishu, ukagenda Wagadugu, ukagenda ukagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukagera muri Canada, ukagera muri Allemagne, ukagera muri Espagne, ukagera muri Finland. Ahantu hose mubasha gukurikirana Eva Mama Lionel. Imana y'amahoro ibaho umugisha, bantu mubana nawe buri munsi buri saa 2 z'umugoroba, mukabana nawe kuri live streaming aho arimo agenda asengera abantu bavuze mu mazina. Turaho umugisha ubakwiriye bitewe nuko umwuka muhishuriye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Uyu munsi rero tumwakiye kuri kamera za Eva Mama Lionel nk'ibisanzwe. Yaratwakiye natwe turamwakiye uyu munsi wa none. Hanyuma rero mumeze mute mwebwe? Tumeze neza, turashima Imana. Yego, umwuka w'Imana murumva agenda muri mwebwe, akorera muri mwebwe bitangaza. Aragenda muri twe cyane. Okay, namwe mukagenda muri we. Aturema nawe mu murimo. Nawe tumurimo. Bise mubananyemo neza. Tubana nawe, yewe na data tubana. Yego. Twagusaba ugasenga Imana none ugatangira icyo uyu munsi wa none waduteguriye. Imana iguhe umugisha. Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimiye cyane. Umutima wacu uguwe neza ko n'uyu munsi tuwubonye. Haleluya. Kandi uyu munsi kuwubona si ugupfa kuwubona, kuko hari abawubuze, hari abarangije urugendo. Ariko twebwe kuwuduha ni ikimenyetso cyo kurama, kandi dusabye imbaraga kugira ngo uyu munsi tuwishimiremo. Hari igihe umuntu aramuka umunsi akawubona ariko ukamubera mubi, kandi ukaba mubi pe. Niyo mpamvu bavuze ngo gukomera ku munsi mubi. None twebwe uyu munsi utubereye mwiza, turagushimiye. Kandi Imana nsenge n'abantu uyu munsi utabereye mwiza pe, ubagirire neza, ucane umucyo wake, izuba ryo gukiranuka ribarasire. Bana natwe muri uyu mwanya w'ijambo tugiye kubwira abadukurikiye, kuboko kwawe kwiza kubane natwe muri byose. Mbisenze nshima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikaze. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha. Turagira ngo tubwire abantu badukurikiye ijambo rya mbere turabakunda, ariko namwe tubona ibimenyetso by'uko mudukunda. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku magambo y'Imana ari kumfasha. Tugiye kuyaganira, kandi mashaka ko n'ibitekerezo byanyu mbibona hahandi hepfo muri commentaire, kugira ngo tumenye igikurikiraho. Hari igihe mudufasha muti n'iki turumva dushaka kukimenya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 20 umurongo wa 20. Turasoma ndetse tugeze ku murongo wa 28. Haravuze ngo maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati
tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati turabibasha. Arababwira ati ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sijya ubigaba keretse abo data yabitunganyirije. Ba bandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe be bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Imana idufashe kandi tugire neza. Iwacu hari umugabo w'umwarimu wajyaga yigisha akajambo kose asomye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Yasobanura Imana idufashe kandi tugirire neza. Muri iyi minsi rero nabonye hari ababihinduriye muri mbwirira abantu 2, mbwirira abantu 3, mbwirira mugenzi wawe, mbwirira umuntu kwicaye iruhande. Ngira ngo buri mwaka kubitira 2 ngo nkubitiraga mu bitugu abantu 2, ngo bwira abantu 3, bwira abantu 6. Bira bintu binantera n'isereri. Nigeze kubikoreshwa ahantu hamwe, mbona biragoye pe. Uzi kujya mu bantu barenze 5, 6 ngo kora ku bantu ngo 6 ngo babwire gutya na gutya. Karakazi karagoye kweri. Bira bintu nimba Imana ibihembera abantu bagiye kubihemberwa ni benshi cyane. Benshi cyane kuko bigezweho biri gufata indi ntera. Bambwirira mumbwirira, kandi nawe waje kubibwirira bagutumiriye kugira ngo babwire. Imana ishimwe. Noneho ahubwo bamuherekeza agasohoka akigendera kandi ari abamufashije umurimo. Yego na ese buriya kuba bagendanye kandi bagufashije umurimo, mbwirira umuntu uri iruhande rwawe kandi bakwestare mikrofone imugeraho. Yego. None se wamubwiye. Abantu bagufashije umurimo ugiye utanabaguriye fanta nagufashije ivuga butuma mumbwirire, mbwirira abantu 5, bwira mugenzi wawe tera kashe mu ariko muradukoresha mu kana kabya basi. Kandi turamenya nimba ari n'umwuka wera uba wabitegetse, ariko se buriya ni wera tuzabimenya ku cyumweru tuzaterana. Imana bamugisha. Yego. Ibintu biri mu mwuka wera ntibivuna abantu bo mu nzu y'Imana. Umwuka ntabwo avuna. Burya ibintu biri mu mwuka wera biba biryoshye. Uba wumva biryoshye, cyo bagukoresha cyose kiri mu mwuka kiba kiryoshye. Ese uriya mugabo ari mu mwuka ntibambwiye ngo najye kwa ntuzazi turi cyana cy'indogobe kubera ko bijyari mu mwuka. Ajya arakizana adafite imikino kitaraheka. Imana ishimwe rero. Ndi gusoma no magambo hanjemo ijambo ryambabaje bagiye kwica Yesu. Abagabo baravuga bati amaraso yawe azatubarweho ndetse n'abana bacu. Yego. Mana we, ndetse n'abana bacu we. Abantu mwarangiza ngo karande ntizibaho. Buriya bari abantu nibatambye abana babo. Barabatambye. Warangiza ngo abantu ngo ntibatamba abandi. Umva. Amaraso yawe azatubarweho. Umva icyambere cyo bakiye umuvumo wuko bagiye kumena amaraso atariho urubanza. Bakiriye ko azababarwaho. Noneho twebwe kubera ko nubundi dufite abandi dufiteho uburenganzira twabyaye, nabo tubataransiferemo uwo mwuka. Tubakonegisemo izo mbaraga. N'abazababarweho n'abana. Barangiza ngo abantu ngo nta karande zibaho. Ngo ntiwatamba umuntu. Barabasheta se ko babasheta. Mwarangiza twavugira ngo nimwegere hafi tubasengera ngo tugire ibikabyo ngo ibyo tubisomake. Ariko mwagiye mwemera mukagabanya ibintu mumazemo iminsi mu idini n'imyaka mumaze mu bintu mukemera kweri. Mera koko kwibyo ngibyo
ibyo ko mutanabitwigisha muri teoloji ngo tubimenye kandi byanditse. yego se Azatubarweho n'abana bacu. Abo bantu iyo kuki batitambye bonyine ngo bikasire bonyine, kuki batishese bonyine barangije bagasheta n'abana babo. Ariko hari abana bagize ubwenge b'abakobwa ba Serofahade, bati twebwe twicomokoye muri ibi bintu. Turabona ibi bintu ari ibintu bibi, ari ibintu by'ibisekuru ukuntu, turabona ari ibi bintu bibishye, ibi bintu birabishye, tubyicomokoyemo, twivanyemo, twikuyeho. Ntabwo tuzi impamvu babivuze bakadusheta tudahari. Urakuze kuvuka ugasanga iwanyu bagushese mu bintu nk'ibi. Ariko mu nkurikira nubwo atari ryo jambo nshaka kuvuga, umwuka azanye iki kintu kugira ngo nacyo ucyumve. Uzi kuba utari uhari, n'indawe batarayisama, yewe n'iwanyu batarajya muri sivile ngo bakundane bakore ubukwe, ukazajya mu nda y'ababyeyi bawe bararangije kugusheta ngo amaraso iyo udafite urubanza azakubarweho, ukavuka ufite urubanza rw'amaraso. Mungu we, mon Dieu Seigneur, ngo amaraso azatubarweho twebwe n'abana bacu. Ubu hari ibintu abantu mugendana bituruka ku babyeyi banyu. Aho bajyaga bahekanye dusaka ukanoza imbere y'umupfumu, ukagira gutyo ugacira mu kibabi cy'umuko, warangiza ukajyana n'utwabana bawe bahekenye, ukajyana udupfunyika, ukajyana udupfunyika nka 6 ku mupfumu, utw'umwana w'imfura w'ubuhetura bose ukabajyana. Ntabwo babigutumye aba bana, nta nubwo muri gahunda bafite bazigira za kaminuza bajye mu bihugu byo hanze, nta na gahunda bafite yo kujya kuraguza. Ugiye gutanga imbuto n'amacandwe ku mupfumu, yatuyeho ibintu. Urumva uritanze, witanze mu bicaniro by'abazimu, mu ndaro z'abazimu, ushyizeho ikintu kitari cyiza, utanze n'abana bawe. Mana we, ariko ndibuze gusengera abantu, n'ubundi maze iminsi ndi kubasengera, ariko n'iki ndagisengera. Wowe ugiye kubera ibyakuzengereje, umugabo wakuzengereje, aho washatse wahakuzengereje, ubutindi bwakuzengereje, imvunja zakuzengereje nazo ngo bajyaga kuziraguriza ngo zitwaga intaragurizwa. Ugiye kubera ibintu byakuzengereje, none ufashe umwana ufite ejo heza nka mama Lionel, ugiye nawe kumutambira ibyo bitambo imbere y'umupfumu, imbere y'abazimu, imbere ya Satani. We nta n'ikibazo afite deja, nta n'ikibazo afite, ariko uramutanze. Umutanze muri ariya mazina, umutanze kuri ririya zina, umutanze kuri uriya mupfumu. Azakura arwana n'ibintu mwatanze hariya ataravuka, atarajya kwiga. Azakura arwana n'ibintu mwatanze hariya, waranapfuye ntazi n'ibyo mwakoze. Nawe uri kubiziruka barakurangije hari ufite ahantu bitse hariya mu ndaro imbere y'umupfumu, mu mbehe z'abapfumu, no mu bicaniro, no mu byo bakoresha byose. Urimo urarepeta, urimo urajya kwiga, urimo uradepoza ahantu bakakwima akazi. Ejo ugiye ahandi, ukoze ukwezi kwa mbere barakwirukana, naho konegisiyo zawe ziri hariya bakujyanye utabatumye. Uri kurwana n'ibintu by'ahantu bakubitse kera sinahabari, nta makuru ufite. Ibintu byose uri gukora bikanga, uri kwizungurukaho. Ugize imyaka 40, nta n'ibihumbi 100 uratunga, kandi ukora kuri konte yawe nta n'ibihumbi 200 biriho, kandi ukora 700 ku kwezi. Kwishyurira abana byakunaniye, kandi ubashyira ku bigo bya make, ukora amafaranga menshi, nta makuru ufite. Bagutanze hariya ahantu kera, urarwana n'ibintu utazi. Nawe uraho ngaho uri kwidegembya,
uri kwiryagagura aho ngaho, uri muri ni mumvugire ngo Imana, uri muri akabonye. Reka banza urebe impamvu iterambere ryawe ritari gukunda, kandi ukorera amafaranga menshi, wize n'imibare. Reba impamvu ko utaguye muri biriya ngo twe n'urubyaro rwacu ngo amaraso yawe azatubarweho. Imana itugirire neza cyane. Reka tugaruke cyane kuko ndi bukoresha igihe gitoya, ubundi nkabasengera. Tugaruke kuri izi nkuru dusomye z'umwami Yesu ndetse n'umugore umwe washatse koroshya ibintu. Abadamu rero aho muri muvuge ngo amen. Ibintu byose muba mwabyoroheje, niko duteye. Ubundi abakamere y'abadamu ni ukwitetera, ni ukumva twasubizwa bitavunitse na Bibiliya, kandi yaduhaye cya hafi ishyiraho na Nyamirambo ati kwifuza kwanyu kuzaherera ku mugabo. Donc ubundi twe twari twararemewe kubwirwa neza, guhahirwa, kubazwa icyo dushaka, guhorana fresheri. Ariko ntumbaze uko ibintu byihinduranije, tukaba natwe tugisigaye tujya kubikwa, tujya munsi y'imodoka tugakanika, tukaba turya twiyushya kuya. Twebwe inshingano zacu, Mushumba Zigira Inshuti Michel niwe utuvuganira neza akavuga ati ntabwo inshingano z'abadamu harimo kwiyuha icyuya. Kontra y'abagabo, biri muri kontra y'abagabo yo kwiyuha icyuya, kurya biyushya icyuya. Hanyuma twebwe ngorane twari dufite zari zo kubyara dukubititse kabisi, bise bikakukubita umugongo wo hasi no haruguru, kabyara wasufuye. Nizo zari imiruho yacu. None hajemo imiruho yo kubyara uvunitse, hiyongeramo iyo kurya twiyushya icyuya. Inshingano zabaye nyinshi, inshingano za kigore urazivangamo, n'iza kigabo urazivangamo, n'iza sosiyal ukabuhindutse mu gufasha famiye. Mbega ni hatari. Abagore Imana ibarengere muri iyi minsi, mwihangane. Ariko namwe murabibona ko muri ino minsi Uwiteka yabashiriyeho urushundura rw'umugisha, yabahaye akarezo k'imigisha. Muri ino minsi nimwe muri gufata bigafatika. Imana ishimwe cyane. Aha rero hari inkuru yanshekeje, yantangaje, ndabivugamo gakeya cyane. Umudamu mwaricara, ariko umudamu namukunze, n'umwana mwiza kweli. Ngo agera imbere ya Yesu, ngo aramupfukamira, ngo agire icyo amusaba. Arabanza aramupfukamira. Ariko aka kantu nako nagakunze. Nimba abadamu mwese mwakagiraga, hari abadamu bigirira imisemburo y'abagabo, ibintu byose nyine nta guca bugufi, nuko murabizi, kandi namwe hari abo muzi tuziranyeho. Ariko uyu mudamu yagize gutya, ngo arabanza akora akajeste keza, ngo aramupfukamira. Inyuma yo kumupfukamira ngo aramusaba. Aramusaba. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Umve Yesu. Ako Yesu we ahabwa icyubahiro. Yesu amuha umwanya, amuha igihe, aritonda, ahagarika ibyo arimo, aha uyu mugore umwanya, amuha igihe, aramubaza ati urashaka iki? Ariko Yesu hari ijambo yasize avuze ngo munyigireho, ngo kuko ndoroheje. Yesu yakunze gutanga igihe. Muri iki gihe dukeneye abakozi b'Imana batanga igihe. Utaragera mu rwego utanga igihe, ntabwo uragera kuri level yo kwitwa umukozi w'Imana. Eliya yatangaga igihe, ariko Eliya ndamukunda we, namwe mwarabibonye. Eliya yatangaga igihe. Elisa yatangaga igihe. Yatangaga igihe. Akajya mu murere, akajya imbere y'Imana, agatanga igihe, akagiha Abanamani, agatanga igihe. Mose yatangaga igihe, akanatega amatwi abantu ayoboye. Akabatega amatwi. Inshuro nyinshi bakanamubwira nabi, ariko akabaha igihe. Iki
kintu mumfashe kucyumva cyane cyane abakozi b'Imana bagabura iby'Imana abavuga ngo Yesu yaravuze ngo tuzasigara dukora ibyo adakoze uzabikora gute udatanga igihe ngo ugihe abantu Imana yagutumyeho ngo aramusubiza ati uwo ni umudamu umva iki kiganiro ukuntu cyari kiryoshye uyu mudamu sha aramusubiza ati tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe umva sha umwe iburyo bwawe undi ibumoso bwawe ako umudamu yatekaga akabyo banza nawe ari umuhererezi utegeke abana banjye mwarabibonye ko iki kintu abadamu bakigira ku kigo cy'amashuri bakaguhamagara bati madamu ngwino bakakuregera amakosa y'umwana wawe uburyo yananiranye ku kigo mwarabibonye uburyo abagore ari bo bantu ba mbere badefanda abana babo ati umwana wanjye ntabwo yiba umwana wanjye ntabwo babikora umwana wanjye ugasanga n'ikiganiro umwana wanjye yabaye uwa mbere umwana wanjye rero ibi arabyumva iyo umwana wanjye yagiye kwiga mu Cameroon umwana wanjye yagiye kwiga muri Amerika umwana wanjye niko duteye abadamu ku mwana ni magara ntusike ngiye kuvuga aka kantu abagabo ntibababare ndabizi abagabo murankurikira mukanankunda ntimubabare mwarabibonye ko habaho ikintu cyitwa gupfakara umugore akaba ari upfa muri uwo mwaka umugabo apfushijemo umugore mwarabibonye ko akenshi ahita ashaka undi atitaye ku bana atitaye ku mirerere ku myigire ku mikurire atitaye mwarabibonye yewe niyo ashaje asukuma akapfakara akabyara we ari agashaza kagasukuma mbega umudamu warize cyane aho ngaho cyangwa umukobwa warize cyane wagaragaza amavamutima ye yo kurira ubwo uwo niwe ufite amahirwe yo kurambagirizwa ku kiriyo ariko ikindi mwabonye ko ari gake cyane ko iyo umugore apfakaye yihutira gushaka atihutira gushaka impamvu atihutira gushaka ni iki abana banjye nshatse umugabo akajya bakubita abana banjye nshatse umugabo akarya imitungo yabo abana banjye ukumva yarashatse gushaka n'imyaka apfaka ari muto ukumva byari byiza ko ashaka ari no kurambagizwa kubera imitungo umugabo asize cyangwa kubera ubwiza afite cyangwa kubera ubwenge afite ariko abana banjye bigatuma inshuro nyinshi asazana n'abana be wenda n'umubiri unaniwe akemera akajya gukora ibyo byaha akazavuga ati nzarimbuka ariko ndimbukire mu bana banjye aka kantu muzagatekerezeho kambaye sitori y'inuma amakuru y'inuma uzi ko inuma ngo ipfaka idashaka ntishaka karagaciyemo mu mbabarire twisubirire kwa Yezu nyirimpuhwe haleluya twivugire kuri Yezu nyirimpuhwe Imana ishimwe cyane hanyuma uyu mudamu aramubwira ati Yesu Kristo mwene Dawidi w'i Nazareti tegeka abana banjye bombi bazicare mu bwami bwawe umwe iburyo bwawe undi ibumoso bwawe Yesu amutega amatwi bambi uzi ko no mu bujiji no mu bupfapfa uyu mwami adutega amatwi hanyuma akajonjoramo igifite umumaro ariyo mpamvu atinda kuguha agikuramo amahwa mu mafi agikura ingorane mu gisubizo cyawe aleluya wabonye ko ariyo mpamvu atinda kugusubiza agikuramo ikizakwica kugira ngo aguhe ikizagukiza haleluya niko ateye ni umwami mwiza niko ateye arangije amutega amatwi neza mu kinyabupfura ariko Yesu agiraga disipurine we
yo amutega amatwi aravuga. Yesu arangije aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba. Ati buse mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Naho ntibari bazi ko imbere gatoya bitoroshye. Hari abantu rero bicara kuri iyi ntebe y'ibya Yesu bakumva ibintu bya Yesu no gupfa kurya. Ubundi izingiro ry'ijambo nashakaga ndigezeho, uhaguruke untege amatwi cyangwa utera agatebe wicara. Hari abantu bumva bicaye barambije, baryamye, bisize agapfondote, bakubise akarabero, mbega bumva ibintu bya Yesu rwose. Ubuse urabona yadutwika, ubuse urabona yaturimbura, n'amaraso yadutanzeho, ubuse urabona hari ubugome afite. Nta bugome afite, azatujyana mu ijuru. Nabona kandi hari ibyaha twakoze azaba tugoragojemo gakeya, atushyira muri purgatori tubabazwemo akantu kanzinya, hanyuma nyuma ya purgatori atujyane mu ijuru. Abajyane mu ijuru niyo ryaba ari rya Kamonyi. Nabonye n'ibintu byo mu isi, n'umushahara urakorerwa buri kwezi w'iminsi 30 urakorerwa, ukagira gutya icyo kikaza urakorerwa. Aha hantu rero nshaka ko dutinda mariho hari izingiro ry'ijambo. Yesu yagaragarije uno mubyeyi mu kinyabupfura cyiza, amwereka ko ibyo bintu byo kwicara iburyo cyangwa ibumoso ari ibintu bikorerwa kandi atari nawe ubigaba, ari data ubigaba. Haleluya! Birakorerwa, s'il vous plaît, birakorerwa, ni data ubigaba. Hariho abantu bashaka gukora kwa Satani, bagakora kwa Satani iminsi 29 y'ukwezi 30 wo guhembwa, bagashaka kujya guhembesha ku Mana. Umaze iminsi 29 ukora mu kigo cyo kwa Satani, hanyuma ku munsi wa 30 wo guhembwa utonze umurongo kuri gishe y'Imana. Ariko mwagiye mugabanya ibyo bintu mwigize de nawe nawe umaze imyaka myinshi aha. Ubwo ku munsi wa 30 cyangwa 31 ugiye gutora umurongo kuri gishe ya Yesu ngo aguhembe, umaze iminsi 30 ukora kwa Satani. Toka uko Mani kubabarire, kugirire neza. Wowe urashaka kuba mu kabyiniro, kwisambanira, kwinywera inzoga, kugambanira abandi, ubugome ntubusize, kwibera mu bintu bya Satani, ugakorera Satani ushishikaye, kubera ko ntahemba ni umugome, akoresha n'abatwaza igitugu, ibihembo bye n'amarira n'inkoni n'agahinda, n'ugusuhuza umutima, nta kintu agira. Rega muve mu mwijima mubi, muze ku isoko ngari nziza. Ca bugufi wa mutindiwe, jya ku birenge by'Umukiza agutunganye. None maze iminsi ukorera muri ubwo buretwa, kubera ko ukubititse, ubuze hepfo, ubuze haruguru, ubuze ibiryo, ubuze icyo kunywa, ubuze akazi warize, ukubitikiye aho kwa Satani, ucunze isaha iyo gusaba umugisha igeze. Abantu barimo barasaba umugisha ngo bawuhabwe kuko bawukoreye, nawe uraje wisesetsemo hagati mu bantu bakoze mu biro by'Imana. Uyu mudamu gani ko yarashatse kwigira, nawe yarashatse kuzanamo akantu kakirya ariko kadakabije nk'ako mufite mwe, mufite agakabije. Aje kwisesekamo hagati mu bantu bamaze iminsi muri iki kigo, mu bantu bamaze iminsi muri aya mategeko, mu bantu bamaze iminsi bitondeye aya mategeko, bakunze gukiranuka bakanga ubugome, mu bantu Uwiteka agiye kubwira ati kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo kizatuma ngusumbisha. Nawe uvuye hirya iriya uraje wisesetsemo. Tugeze aho twihana ntubonetse, tugeze aho twatura ntubonetse,
noneho tugeze aho tuvuga ngo mana twatse umugisha nawe uti yigo mana ndasaba umugisha mu nsengere nanjye imana impa umugisha nyishyurira amadeni nyishyurira amashuri nyishyurira inzu impa amafaranga impa igishoro ubwo urashaka arawe aha Yesu anavuze ati muhinde gake ibiryo by'Imana ntibijugunyirwe imbwa. Umugore nawe kubera ko ari wagira ngo avuke Butare mu majyepfo ngo n'imbwa zirya ubuvungonyukira buvuye ku meza yashebuje. Cyara umugore ni umunyabutare kwere, azi ubwenge azi gusubiza. Ndashaka gutangariza uyu muntu ushaka gukora igikonkwane kwa Satani agashaka kuza kurya umushahara wo kwa Yesu, ntabwo bikunda, ntibivamo pe, ntibivamo. Yesu yabwiye n'umudamu ati ibyo kugira ngo umwana wajye iburyo bwanjye undi ajye ibumoso, ibyo si jya ubitanga birakorerwa, kuko n'igikombe nanyweraho ntawagishobora, ni ibintu bikorerwa. Mana ishimwe, Mana itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Yo ndafashijwe, ariko aho hantu iryo jambo uri nyandikira ahantu uri saving ahantu, ntabwo dushimye ko uba mu kabari igihe cyo gusaba umugisha ngo uze usaba umugisha. Ntabwo dushimye ko unywa kariya kantu unywa ku mwotsi, hanyuma igihe cyo gusaba umugisha ngo tuze kukubona uje gusaba umugisha. Kirazira guhinga kwa Satani guze gusarura ku Mana, no. Ndabihakanye, ibi ndabihakanye, ndi nyirabagenzi, ndabihakanye, ntabwo bivamo. Muririmbyi yararimbye ngo uzasarura icyo wabibye. Uzasarura icyo wabibye, uzasarura icyo wabibye. Mwami Yesu ari hafi kuza, uzasarura icyo wabibye. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Reka gushaka kubiba ubusambanyi ngo uze gusarura amahoro, no. Birakorerwa, data niwe ubitanga, kandi nta bintu by'ubuntu data afite, birakorerwa. Biravuga ngo ubwami bwo mu ijuru buraharanirwa tubugishamo imbaraga. Haleluya. Umva hepfo ahangaha ngo babandi 10 babyumvise barakarira abavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya bumugaragu wanyu. Urumva Yesu ukuntu yavuze, ushaka kuba mukuru ajya amanuka abanza bumugaragu, kuko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Haleluya. Wowe ushaka kujya hejuru ubanza uce bugufi, ariko nujya hejuru uzamanuka. Buryo wizamura iyo wizamuye ubuzamanurwa, ariko iyo ari Imana yakuzamuye nta muntu wakumanura. Niyo yaba avuye kubyiga Harvard, niyo waba uvuye kwiga Harvard kumanura abantu, ntabwo wamanura umuntu Imana yazamuye. Ndarahiye niyo wagira uti nta nubwo wazimye uw'Imana yakije, no. Nta nubwo wakwicaza uwo yahagurukije, no. Ariko muri mwe siko birahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya bumugaragu wanyu, kugira ngo ube umuntu mukuru ushyirwe hejuru nuko wemera guca bugufi. Bibiliya ngo wicisha bugufi ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro no kudapfa, ubundi akazibonera ubugingo buhoraho. Mana ishimwe cyane. Arangije kandi aravuga ngo umurongo 26 ngo ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu.
niko Yesu yakoraga tumwigiraho. Ushaka kwigizwa imbere, hari nawe yavuze ngo nujya mu kirori ugasanga bateguye intebe, bateguye mu myanya iri VIP, VVIP iciriritse, koresha uko ushoboye, wicare hariya, hanyuma ushinzwe kukwicaza aza gutambutsa gushyira mu mwanya wagenewe. Kuko hari n'igihe wishyira mu mwanya w'imbere, ushinzwe ibyicaro agasanga iyo myanya si yawe. Hari abantu muzashiduka imyanya mwatekerezaga atariyo mubonye mugiye inyuma. Hari n'abantu muzashiduka imyanya mwatekerezaga y'inyuma atariyo mubonye mugiye imbere. Nicyo bita surprise rero. Nimba ushaka kuba mukuru muri ibi bintu, ubanza uce bugufi. Nimba ushaka iby'Imana, banza ujya kubikorera. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Umuntu asarura aho yabibye. Reka gushaka kuza gusarura mu Mana utarahinzeyo, reka kuza gushaka kurya iby'Imana utarahakoze, kandi nguze kuzana ibintu by'ifemba n'umururumba ukabije. Hari ukuntu mwazanye n'umururumba ukabije, tugasenga mucecetse, tugakorera Imana muri mu byanyu, twagera igihe cyo kuvuga ngo iyi ni isaha yo gusaba umugisha, turi mu isaha yo kwaka ibyacu, turi mu isaha yo kubohoza ibyanyu, rega namwe mukaza. Wari wabona se ahubwo mama Leonel, umuntu mu gitondo ubyukira akabyukira kwa Satani mu busambanyi, mu kwiba no kweskuruka n'ibiki byose, nimugoroba mu isaha yo kubona umugisha imbere y'Imana akaza yicishije bugufi agatanga n'ibyifuzo. Mana ndashaka umugisha, twavuga twatuye umugisha urandaranda ngo ndawakiriye. Bafite n'ukuntu bawakira kuturusha babazanye ifemba. Ndawakiriye, I received, akawakira mu ndimi zose. Akawakira mu ndimi zose we. Twatuye umugisha w'amahirwe, ati ndawakiriye nawo. We wiri uhinga kwa Satani, nimugoroba uje gusarura umugisha w'abantu bakubititse. Abantu bari muri kurira muri nimwe mwagumanye nanjye, mwihanganira muri nanjye mbabikiye. Ubwo uje kurya ku ruhisho rw'abantu bemeye kurya ubusa, urimo widagadura hirya iriya. Turasoje. Niryo jambo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Message iratambutse. Ibi bintu birakorerwa, ikitonderwa. Ibi bintu birakorerwa. Ijambo nashatse kukubwira niki: gerageza wishyira Imana nk'ushimwa. Gerageza ukorera Imana nk'umuntu uzahembesha mu Mana. Donc kora mu kigo uzahemberwamo. Urumva neza, kora muri kampani uzahemberwamo. Ujya gukora muri kampani idahemba nurangiza ngo ucunge isaha yo guhemba abakoze nawe uze. Muri ibyo yarembye ngo igihe kisarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza. Urashaka se ko nawe bazakubwira ngo wakoze neza kandi ntabyo tukuziho? Turashoje iri jambo ryari riri kwihanisha, ryari riri gukebura, ryari riri kubwira ngo garukiraho. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo mbasengere aho uri hose, iri jambo rikaba rigukozeho. Tegura umutima wawe ngo usengere. Mwami nyiribihe, tugushimiye ko ijambo ryawe ridukebuye, kandi tubwiwe neza cyane ko umuntu azasarura aho yabibye. Tubwiwe neza ko ubu bwami ntawe ubusabira undi, iri juru ntawe urisabira undi. Ntabwo abana bacu kubera ko twagukoreye bazagendera muri iyi poromosiyo y'uko twagukoreye. Dusanze ari ukwishakashakira. Ntabwo abana bavuka kwa pasiteri kubera ko basengewe ako kantu kazatuma batambutswa mu ijuru, kuko nta kimenyane. Dusanze data ari ubigena, kandi data dusanze adatanga ibintu by'ubuntu. Ibyo birakorerwa. Habwa ikuzo Mana kwiri jambo twongeye kuryumva bundi bushya. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana isutse imbaraga n'imbabazi kuri uyu muntu wari umaze igihe ashaka gukora kwa Satani akaza guhembesha ku Mana. Kandi Imana, n'aba bantu bagukoreye ndabasengeye kugira ngo bahembe, ubaruhure umutima, icyo bagusabye, icyo bakuganye ubatabare. Ndagushimiye ko ubikora neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Shalom.